so urumva rero bitandukanye n'aba bantu bagura abarabu birwamagana arakubwiye ngo ubucumi rumwe bose ni abazungu waba warananiwe kumvikana n'abantu muhuje ururimi aho mudahuje ururimi bikaza waba warananiwe kumvikana n'abantu muhuje ururimi abo uzaca amarenga bikaba aribyo bikunda abo ni abarabu birwamagana bahereye ku bakinnyi bahereye ku mutoza umwarabu wa Ngoma ihuye uriya mwarabu uzamwumve azi n'amasaku umwarabu uca imigani wabaho. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo kora subscribe utarakora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Reka nkubwire ngo niba ufana equipe ya APR Football Club, niba ufana equipe ya Rayon Sport ukaba utari wakora subscribe waba urimo uracikanwa ni byiza, ndagira mbabwire ngo uyu niwe muyoboro wizewe uzajya uca amakuru avuga muri APR cyangwa se nyamukandagira, ndetse hazajya aca n'ubutasi bukomeye cyane guturuka muri equipe ya Rayon Sport. Rero reka nkubwire ngo kora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo mu gihe cyose dushyizeho ikintu uzajye ukibonera mu bambere. Munyemerere nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, tugaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa. Na magambo yavuzwe n'uyu muvugizi yitwa Jacques ariko yamenyekanye ku izina rya Jangwani cyangwa se Sa Jangwanovic nkuko akunda kwiyita. Uyu nguyu akaba ari umuvugizi w'abafana ba equipe ya APR Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma yuko iyi kipe ya APR Football Club yitwaye neza mu mwaka ushize w'imikino ikegukana ibikombe bitatu byose bikinwa ku butaka bw'u Rwanda, aho harimo igikombe cy'amahoro, harimo igikombe cy'agaciro ndetse n'igikombe cya shampiyona 2024 2025, kandi iyi kipe ikagitwara mu by'ukuri yarahatanye bidasanzwe n'ikipe ya Rayon Sport. Ndagira ngaruke ku magambo akomeye yavuzwe n'uyu nguyu Jangwanovic hanyuma yuko equipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda igura abakinyi igira ngo yiyubake uko bukeye nuko bwije. Uyu nguyu Jangwanovic yavuze ku barabu babiri n'abarabu ndetse n'umutoza, dore ko muri iyi kipe ya Rayon Sport kugeza kuri uyu munota hamaze kugerwamo abarabu batatu, harimo umwarabu w'umutoza yitwa Rotifu ndetse n'abakinyi babiri. Abo bakinyi rero ngira ngo murabazi neza, yitwa Mohamed Shefi. Uyu nguyu Mohamed yamaze gusinya amasezerano, yitwa Mohamed Sheri yamaze gusinya amasezerano y'umwaka umwe muri equipe ya Gikundiro cyangwa se equipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu rero Mohamed Sheri ndetse na mugenzi we guturuka mu gihugu cy'abarabu, dore ko nawe yitwa Rayeni. Abangaba rwose n'abakinyi bashya baje baturutse mu bihugu by'abarabu baje muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se Gikundiro. Hakiyongeraho umutoza Rotifu, uyu nawe ni umutoza mu by'ukuri w'umunyatunisia, nawe rwose urahangaha muri equipe ya Rayon Sport. Mu kiganiro uyu Jangwani yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda yavuze amagambo akomeye cyane kuri equipe ya Rayon Sport, aho uyu Jangwanovic yavuze ko rwose ngo aba barabu Rayon iri gusinyisha ngo ntago ari abarabu banyabo, ngo ahubwo ni abarabu bo guturuka irwamagana. N'amagambo akomeye cyane uyu Jangwani yavuze kuri aba barabu ba Rayon Sport, ndetse aravuga ngo ese ikipe yaba itarashoboye kumvikana ikinisha abantu bavuga ururimi rumwe, ngo noneho bakumvikana gute n'umuntu ukoresha amarenga. Bivuze ko yavugaga ko ururimi aba bantu bavuga n'abandi bakinyi bari muri equipe ya Rayon ari ibintu bizagorana mu buryo bwa communication. Avuga ko rwose atiteguye kubona equipe ya Rayon yumvikana mu kibuga mu buryo bwo gutumanaho cyangwa se mu buryo bwa communication nkuko tubyita mu rurimi rw'amahanga. Ahubwo uyu nguyu Jangwani we yagaragaje ko rwose muri Rayon bagiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane cyo kutumvikana hagati y'ururimi, dore ko yavugaga ko muri Rayon
harimo abantu batazi ururimi aba barabu bakoresha. Ndetse Jangwani yanakomoje avuga ko rwose ngo iyi Rayon ngo rwose ngo bite n'uburyo iri kugura ngo bazatwara igikombe rugikubita. Ni mu magambo ye rwose yavuze ati nta kanya nzabaha ko gutera amabuye. Ibi ni hanyuma y'umukino wahuje Rayon n'ikipe ya Bugesera mu mwaka ushize w'imikino, bikarangira Bugesera itsinze ibitego 2-1. Uyu mukino ukabonekamo imvururu zatumye abafana ba Rayon batera amabuye mu kibuga hanyuma yuko ikipe ya Bugesera yari imaze kubatsinda. Uyu Jangwani rero yavuze ko ayo mahirwe Rayon yabonye yo gutera amabuye mu kibuga ko batazongera kuyabona ukundi, ahubwo ko bazatwara igikombe muri fazare, ahubwo ko muri retour bazaba barimo gusabana bishimira igikombe. Aya ni amagambo akomeye cyane yakomeje kugenda avugwaho ku mbuga nkoranyambaga hanyuma yuko atangajwe n'uyu nguyu Jangwani cyangwa se Jangwanovic, akaba umuvugizi wa ekipe ya APR Football Club, by'umwihariko akaba ari umuvugizi w'abafana b'ikipe yambara umukara n'umweru. Ndetse ikindi kintu gikomeye cyane nuko uyu nguyu Jangwanovic yavuze ko ekipe ya Rayon ngizabura amafaranga yo kwishyura aba bantu, inako anakomoza ko avuga ko hari n'abandi bagiye baca muri ekipe ya Rayon ariko kugeza kuri uyu munota ngo bakaba bakiberewemo amadeni. Ni amagambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu mufana ukomeye, akaba n'umuvugizi w'abafana muri ekipe ya APR Football Club, nta wundi yitwa Jangwanovic. Ariko ibi yabivuze hanyuma yuko aba barabu ekipe ya Rayon yazanye bamaze gushyira umukono ku masezerano y'umwaka umwe, ndetse n'uyu mutoza Rotifu nawe akaba yaramaze gushyira umukono ku masezerano yo gutoza ekipe ya Gikundiro cyangwa se ya Rayon Sport. Inshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka ngushimire wowe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe w'agaciro, nawe utarakora subscribe ukora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona ibintu byiza kandi byizewe. Ndagushimiye cyane.